nakoze accident ntariyumvishaga ko napfa mbona nyine nari mpfuye mvuga tewane ibyo nigiraga byose ndiho kandi nzapfa. Waba ufite ababyeyi King Lewis? Of course ndabafite nose urumva narabyawe ntago naremwe urumva mfite ababyeyi daddy na mami ya. Niye message wabwira aka kanya bari kukurira kuri Legacy TV? Ya nuko babizi n'ubundi gahunda iracyari gusaza Africa. Yo my people, mwese mukurikiye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Nimba utarakanda kuri like, comment, share, notification button, subscribe right now. Uri kumwe nanje Albina Cindy, queen of the mic, the good girl in the city. Right now tukaba tugiye kugera ku muntu ukomeye cyane muzi kuri kuntutu ngo cyangwa se imbeba wineze imbeba les souris abamuzi bamwita Papa Lewis cyangwa se Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis cyangwa se uwabita Papa Cyangwe. Murabona ko nanjye ndi ku cyangwe cya 90s all the way from West Colors brands, kwambara neza birenze ahantu duherereye bucece bwira mugenzi we ngo hagiye gushya. N'umuhanzi ukomeye cyane uri kubica bigacika akabikora bigakoreka. Tukaba tugiye kureba gahunda arimo. Abamukumbuye mutangire mukande kuri like, abashaka kumenya ese ni muntu ki, ese ari gukora ibiki. Hano duherereye muri Kigali neza mu mujyi hagati wa KGL City. Tukaba tugiye kuganira nawe tukamenya byinshi kuri we mutari muzi, tukamenya na gahunda arimo hano hantu hari ubusitani butangaje. Let's go Kigali Rwanda. Yo Legacy TV viewers, akakanya turi kumwe na Drip Father. Kuri gahunda ya Drip Father ndashaka kubaza ninde wakudripinze uyu munsi? Ya ni Drissa the Vein. Kubera cyari wahisemo nka Papa Cyangwe? Ya ni umudesigner ufite icyangwe kiri unique, afite cya cyangwe nyine utasanga nabandi ba design. Yego. Abantu bakunze kuvuga ngo ukora ibintu byo gukepinga cyane, uvuga ama drip yawe wambaye. Ese ni ibintu ushaka gukomeza nka collection ugasohora nka collection ya Papa Cyangwe nyirizina cyangwa uzakomeza wambikwa n'aba designer bagiye bakomeye ku isi? Oya ntago navuga ko nzaguma gutya cause umuntu yari gutera imbere abagenda agera ku yindi level. So rero uyu munsi ndaha, next time nzaba ndahandi ndi kwambikwa n'abandi, nanjye ubwanjye ndi kwiyambika, why not? Yego. Definitely iyi ni movement urimo hano. Hanyuma abantu benshi cyane tukinatangira ni ikintu giteye amatsiko, se movement za Papa Cyangwe zirihe zigeze, niki uri murakora ubu ngubu cyane niki uri guteganya gusora? Ya nuko babizi n'ubundi gahunda iracyari gusaza Africa. Already n'ubundi ndacyari kuri album yanjye ya Saza Africa, movement irakomeje. Unandi mu gushutinga video zindi zaburaga kuri album. So ni baratangira babona ibindi bintu bishya kuri album yanjye. Yego. Papa Cyangwe mu cyubahiro cyakunze gukoresha ama clip ahenze bishoboka. Ibyo bintu bishoboka bite ugitangira umuziki? Ko biri kose naga ari buri muhanzi watangira ngahita akora amashusho ahenze nkayo. Nihe movement bigenda gute kugira ngo ubugeze kuri iyi level? So nukuvuga ngo mfite team, mfite Local Entertainment biri hafi aho ibiri gushora uwo mufungo, kandi Papa Cyangwe ntago yazanga akora ibintu by'imbeba ngo nze gukora bwabo video bw'icyenda kangahe imbere y'iki n'iki. Mba ngomba kuza nimba kuko izina Papa Cyangwe na video ibiri ku Cyangwe magaze icyo Cyangwe cyo kwa Drissa. Ya nabo yakozwe na team, big team ifite ishusho ryiza risa neza. Already audio yakozwe na Element ivuga fresh. Why not na video tajyamo ayo mafaranga yose? Ikintu nibajije cyane uravuze iti Rocky Entertainment cyangwa Rocky Kimomo, abantu benshi cyane baramuzi muri industry ya music n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwahuye mute, ni gute mwatangiranye gukora? Kuki se ubundi ariwe yahisemo tudabo? Ya impamvu yamisemo nuko ari njye wari ubikuye, ibyo byo birumvikana. Yabonaga nyine ndumwe nyine aravuga ati why not nakorana n'uyu muntu uko nawe atwika, kandi mbona hari ikintu dufatanyije twakora cya danger. So nago navuga ko twahujwe n'umuziki cyane, cause twahujwe n'akazi mbere na mbere. Ikindi duhuzwa nuko turi abantu bo muri hood imwe, twese turi abana bo mu Gatsata, ari grand frère wo mu Gatsata ndi petit frère mu Gatsata. Bihurirana n'akazi cause ninjye wamudripingishaga namukubitaga ibyangwe. So arabikunda, yumva na talent yanjye, nyuma agira gutya agatereka muremere noneho hasi. Urabivuze ngo kudripingisha abantu cyangwa se kubaha imyenda igiye itandukanye yo kwambara, biragoye kumva ko umuntu yava mu bintu byo kudripingisha abantu cyangwa se kwambika abantu akajya mu muziki akaba ageze ahangaha. Wowe nirihe banga ukoresha? Hari inspiration quote ukoresha, hari motivation quote ukoresha nka Papa Cyangwe, cyangwa ni ibintu biza gutyo bikikora? Ntago navuga ko nabyo nabivuyemo, ndabikora ariko si cyane nkuko nabikoraga mbere kubera
kubera ikibazo cy'umwanya ariko naho navuga ko kuba narabivuyemo ntago nabivuyemo ahubwo nabihaye umwanya muto ujyanje n'undi gwa music yanjye cause niho ndi kubona nyine dreams zanjye ziri gusa nkaho ziri kugenda zibimamo so that's why rero ariho ndi gushyira imbaraga ko nyine niho ndi kubona umuntu nshaka kuba wariho ari kuva kurenza uko muri drip nyine nahora nserera n'umusani yanyambuye bora yayishe gutyo ariko muri music ho magaze fresh murumva mfite team ibiri inyuma mfite abapampe n'ibyo by'ama drip urumva mba mfite Idrissa ariko bimfasha nkubita icyo cyangwe why not se nakomeza kwigora nakwita ku muziki nimba umufungo wari ariko mfite amatsiko cyane uko biri kose ibi bintu birimo rap birimo music ukora ufite umwanya navuga wishyiraho wowe ubwawe we nka King Lewis uvuga ko uri nk'umuraperi wa kangayana mu Rwanda ubona wakwishyira kuwe munamba cyangwa se sinzi kuwe murongo no kuvuga ngo iyi industry turimo ya music cyangwa hip hop dukora iyi industry yacu nge nyifata nk'ishyamba kandi muri iryo shyamba turimo ni nge ntare oya Lion King ni nge ntare muri iryo shyamba bivuze ngo rero birumvikana nta n'ureberaho we ku giti cyawe oya nawe navuga ndeberaho ahubwo nshobora kureba ibyo buri umwe yakoze ntabikunda ariko sinavuga ngo ngiye gukora nyikuye kuri uyu nguyu ahubwo ngiye nkora ibyo numva nyine bindimo nkora ibyo nkunze numva mfite guha abantu banjye bitewe n'ibyo bakunda definitely ufite side ugenderamo n'uburyo uteye n'uburyo ubayeho ko biri kose nta muntu uza nk'igiti ngahita agwaho ngaho haba hari imizi waba ufite ababyeyi King Lewis of course ndabafite nose urumva narabyawe ntago naremwe urumva mfite ababyeyi daddy na mami niye message wabwira aka kanya bari kukurira kuri Legacy TV ndabakunda cyane kandi ndabashimira ku bwa buri kimwe bakora kugira ngo umuhungu wabo agire ahageze n'ahangeze uyu munsi nibo mbikesha hari abantu benshi cyane bakugira amasiko hanze yo kuba wenda utwika ukora ibintu bigiye bitandukanye umuziki kudripingisha abantu niki ku mubiri wawe cyangwa se nihe nkovu waba ufite uvuga uti ngewe iyi ngiyi iyo nyirebye ndibuka ifite amateka tu wenda urugero reka ngo urugero nkanjye albinano ngiye mfite inkovu y'ipasi narahiye ko yagukubagana kwanjye wowe ni uvuga uti mu buzima iyi nkovu iri ahantu muyimenye none aka kanya kandi ifite amateka navuga ko inkovu zanjye nyine aba ari tatu zanjye tatu zanjye urumva kuba mfite izi bora zishushanyijeho gutyo ahari ababibonamo nk'inkovu muri ubwo buryo tukoze bifite meaning urumva iyo nyishyizeho ibifite ikintu gikomeye muri njyewe kinyibutsa nyine nkaba mvuga ati shade impamvu iriho ivuze iki kintu yishede aya magambo gutyo so rero kuri njyewe urabona ko hari n'ukuntu ubona nyine ubona gupfumura kwinjira n'izindi nkovu ni Yesu uvuga uti iyi ngiyi I can never forget iyi niyo yanjye anytime mpora nyibuka live and die bishaka kuvuga iki ndiho kandi nzapfa urumva iyo nkovu impamvu nyifata nk'inkovu nakoze accident ntariyumvishaga ko napfa mbona nyine nari mfuyita mvuga tewane ibyo nigiraga byose ndiho kandi nzapfa yego kandi kugana ku musozo abantu bakuzi nk'umuntu wambara imyenda ihenze kandi imyenda ifite ikivuga wowe nirihe bara udashobora kubura mu myenda yacu uvuga uti iri ngiri nka Papa Cyangwe none aryambara uzaba unyambaye mu by'ukuri uvuga uti this is my color one color umukara n'umweru kubera iki mpamvu umukara nyine am black ubwa mbere na mbere ndi black kandi proud yo kuba black so ikindi black ni umwenda udapfa kwandura cyane yego ikindi mfana apel urumva umukara n'umweru ni ikipe yanjye yego ese haba ari nk'umuntu ujya uvuga uti ngenda namufana kuko uko umuntu agukurikiranye nta muntu n'umwe ndumva uvuga ngo ngiye Papa Lewis mureberaho cyangwa ndanamufana do you have any fan basic ku bijyanye n'iki uwo ari we wese in general ninde uvuga uti ngewe namureberaho muri industry ariyo yose waba utekereje cyane ni benshi cyane ariko buri kariyeri mba mfitemo abantu iyo babonye utwitse avuga ngo ngo injari ni injari n'iki by the way Papa Cyangwe uri mu bantu amakoti yawe za ngongo za imbeba n'ibindi byinshi cyane abantu basigaye bakoresha kuri Twitter ku ma platforms agiye atandukanye wowe ubundi kuki utaratekereza kuvuga ati nanabihaye copyright uzajya uvuga ijambo ryanjye wishyure kuko abantu benshi bamaze gukoresha kote tudabwo kubyumva uti wumva bimeze gutyo wumvisha abantu bavuga amaterme yawe mu buzima bwabo bwa buri munsi
navuga ko nyine ari umugisha urumva kuba nyine wakora slang cyangwa wazana ibintu abantu bakabikunda si buri umwe uzana ikintu cyose ngo cyite cyakirwa neza muri rubanda so aba ari bless kuri njyewe icyo ni ikintu cya mbere ikindi biramotiva nyine nkabona ko ibyo ndi gukora hari abantu babikunda bikama imbaraga zo gukora ibirushijeho so rero kuba najya kuvuga ngo ibya copywriting ibiki n'ibiki ntabwo uwo mwanya mufite cause ibyo ntabwo ari byo biri kunyinjiriza ndi kubiha abantu bikamfasha kuba bamenya noneho bamenya nanjye nkabaha ibintu nshaka ko bamenya ikiguzi ndabaha ibintu nanjye bampa ibyabo yego hanyuma mbere yuko tugana ku musozo mbere yuko naduha akapela kuri zimwe mu ndirimbo benshi muzi muri gukurikira Legacy TV zirenze za Papa Cyangwe ndashaka kumenya uko biri kose uri umuraperi uri kuzamuka kandi byihuse cyane kandi binarimo yuko abamiss ndavuga abakobwa bagenzi banye n'abandi bagiye batandukanye bose babikubiye nta muntu uciruka inyuma y'undi muraperi nk'uko ubizi wa mugani ni inzira yose njye ndashaka kumenya ubifata ute ko abamiss bose bari kugukurikira ubu ngubu ni gute unabitandukanye saba ufite umukunzi waba ntana gato bimeze biti ntago navuga ko nibyo ni byiza kuba bagukunda cyane ni byiza cyane kuko abantu bose babifuza kugira icyo gikundiro ariko nyine mfite bless yuko mfite nyine umwe urumva mfite umukunzi buri muri ba basore bavuga bati nteye ivi mbonye umugore wanjye mushyize mu mago mbonye umwana cyangwa uri muri babandi bavuga ati nje ndakora akazi kanje noneho umwana mbe mushyize hafi umwana mvuga no kubyara umwana nyakubyara ariko madamu utaramuzana wowe uhagaze mu bahe uri mu bahe basore manga mbere yuko dusoza uko biri koze hano abafana bawe benshi cyane mutangiye mukande kuri like kuri comment muna ushireho ibyo mwifuza mu sharinga mbabarira uduhe akapela mu ndirimbo zawe ebyiri waba ukunda ibyamamare by'Ikigali n'ibimenya noneho ibyo Papa Cyangwa bivuzeho biriya urubanza butari bunake ibyabo byose yabisize hanze iyo ni ya mbere ya kabiri uvuga uti ndayemera ingi mu ndirimbo zanjye imbeba bwa nyuma na nyuma umwana ukunzwe arafashwe cheers n'amacice umwana uhigwa akabwe inzozi ze zitakwe n'ipinda ryanjye muzanjye habamo ikimero cyiwe mama w'icyangwe mfata nk'icyana cy'ingwe vanga biruriho ni yanjye drip magaze sinkazimwe zabo izo mbeba zikurya bipe zikwame sku mbere yuko dusoza tunagusezera niye message wabwira abantu badukurikiye aka kanya uko waba ujifuza uko ariko kose ikintu nababwira ndabakunda cyane ndabashimira cause kuba ndi Papa Cyangwe nibo mbikesha babigizemo uruhare so ndabashimira cyane kandi mbasezeranya ko ibyiza biri imbere so mbafitiye byinshi kandi byiza vuba turahatwika nk'ibisanzwe mbere yuko ugenda hari ikintu ntashobora kureka abantu batumvishe maze kwakira amakuru arenga 6 cyangwa se n'icumi anagezemo ambwira ngako wowe na Papa Cyangwe murakundana hano ngiye no mu isoko barampagari ngalbina ngo ukunda ngo na Papa Cyangwe ubundi biriya ni ibiki babwiza ukuri bazi ko dukundana turangana se ngaho nibyo ibyo iyo nkuru niyo turakundana muramukeneza